Akenshi nkunda kuza nzanye updates ubundi nkahita nikomereza gusa akanya nagira ngo dufate akanya dusesengure. Ndashaka ngo tuganire kabisa buri muntu wese avuge ukabona ibintu ku ruhande rwe. Songera ngo mwese mwabonye uyu munsi rero ku mbuga nkoranyambaga zose hano mu Rwanda yaba Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ndetse n'ahandi hose. Inkuru yiri uyu munsi ivugwa cyane ni inkuru yitwa na Natasha ndetse na Kimenyi ngo bahoze bakundana nyuma bakaza gusubirana nyuma yuko Kimenyi atandukanye na Muyango Claudine. Ngira ngo kandi murabizi ko ibi ngibi bije nyuma yuko guhera mu mpera z'umwaka wa 2024 ariko hatangiye guhwiswa amakuru yuko witwa Kimenyi Yves ndetse na Muyango umubano wabo utakimeze neza. Ayo makuru yahwihwiswaga aza kwambuka umwaka wa 2024 agera 2025 amara 2025 igeza 2026 abo mbi bakibazwa ariko nta numwe uremera ko batandukanye. Mbere ko tugera ku by'uyu mugore Natasha Nana winjiye mu by'inkuru ya Muyango Claudine ndetse na Kimenyi uyu munsi kuva mu mwaka wa 2024 ubwo amakuru yatangiraga kujya hanze avuga yuko Kimenyi Yves ndetse na Muyango umubano wabo utameze neza. Sinzi impamvu kuva icyo gihe abenshi batangiye kujya bacinja Muyango kuba ari we nyirabayazana wo kuba umubano wabo utameze neza. Nyago murabyibuka niyo mubyibuka neza abenshi batangiye kujya bavuga bati buriya kubera ko Kimenyi Yves atakikina yavunitse, buriya kubera ko umugore ari ufite akazi wenyine akaba ari gukora, buriya afite ukuntu aconaguza umugabo akanamwitwaraho nabi ko umugabo nta mafaranga afite kuri ubu. Murabyuka abantu benshi cyane ku mbangona nyambaga batangiye kujya bashinja ngo Muyango kuba gataha amajoro avuye ghosting ngo uri mu bitumye ngashwana n'umugabo. Abandi batangira guhimba ngo umubano udasanzwe nguri hagati ngo ya DJ Brian ndetse na Muyango, batangira guhimba ibintu ngo by'abaryamana bahuje ibitsina. Ni byinshi byavuzwe ngira ngo murabyibuka, gusa amakosa 99% yashinjwaga kuba ari Muyango nyirabayazana no kuba batandukanye. Nyuma y'ibyavuzwe byose rero, nyuma y'amakosa menshi cyane yashinjijwe Muyango, nyuma y'ibyiriwe bivugwa uyu munsi, ngira ngo nabo nabonye muri comment rwose uyu munsi bandika amagambo akomeye cyane bagira bati ngo witwa ngo Kimenyi Yves ngataye indaya gasanze ngo umugore mwiza. Nyuma y'ibyo byose rero mukanya ndicaye ndatekereza ndavuga ni nidushobora gusanga izi mbuga nkoranyambaga abafana ndetse n'abakunzi bavuga ko bakunda Muyango, abasesenguzi ndetse n'abandi bose, nidushobora gusanga twaratereranye Muyango muri ibintu bimaze iminsi bivugwa nyamara atari we munyamakosa. Akanya ndavuga uko mbona ibintu ku ruhande rwanjye, ndashaka ko namwe muvuga uko mbona ibintu ku ruhande rwanyu. Ndasa ku ntego rero kugira ngo iyi video itaza kuba ndende cyane. Uyu nguyu witwa na Natasha, uyu nguyu bivugwa ko ari mu rukundo na Kimenyi Yves ndetse babyaranye ngabana babiri b'impanga. Yatangaje ko yamenyanye na Kimenyi Yves nta wundi muntu wo muri game cyangwa se muri industry baramenyana. Amakuru rero ahari avuga ko bakundanye barangije baza no kubyarana abana babiri b'impanga bakuru icyo gihe Muyango ataramenyana nande na Kimenyi Yves. Abangaba rero baje gutandukana, uwitwa Kimenyi Yves aza guhura na Muyango baza gukundana. Muyango na Kimenyi rero urukundo rwaje kuryoha ndetse baza no kubyara umwana wabo w'imfura witwa Miguel. Nyuma yo baza no gukora ubukwe mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 12 muri uwo mwaka nibwo hatangiye guhiswa amakuru yuko Muyango Claudine ndetse n'umugabo we batangiye gushwana. Mu ijoro rya kera nibwo Kimenyi Yves ndetse n'uwo ngo witwa Natasha Nana bakundanye kera bakanabyarana, batangaje ko ubu ngo bari mu rukundo basubiranye. Ariko nkibaza ikibazo kigira kiti uyu mugore wahoze ukundana na Kimenyi Yves kera ndetse bakanabyarana, ese ubwo Kimenyi Yves bari batandukanye batagikundana yinjiye mu rukundo rushya na Muyango, umwana udasanzwe cyangwa se urukundo rwari hagati na Natasha ndetse na Kimenyi rwari rwararangiye? Nkongera nkibaza ni reka tubyemere ko wenda bari baratandukanye koko bari batagikundana, ariko se Kimenyi Yves icyo gihe yabwiye Muyango umukunzi we mushya ko afite undi mugore babyaranye ku ruhande. Mbagari nyuma ho gatoya tariki 22 mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 ejo buri mwaka washize nibwo Muyango yeruye atangaza ko afite byose, afite hit ndetse n'amafaranga ariko nta mahoro yo mu mutima afite. Icyo gihe niyo mubyibuka nibwo yatangaje ko azinutswe abagabo ku buryo atifuza no kongera gushaka kubera ibikomeye yasigiwe n'urushako. Icyo gihe yatangaje amagambo akomeye cyane abantu benshi batatinzeho agira ati ndishakira amafaranga, ibyo bagabo narabibonye, narakunze ndakunda, ariko aho byangije narahabonye, nari mfuye ariko nukubona umuntu agenda nukuri nari mfuye. Muyango w'umusazi bakabona umugabo we yitonda, Muyango yarananiranye, Muyango yakoze ibi ariko sha wababwira wabereka gahinda, ariko noneho umugabo aje hano nta n'ikibi yavuga. Ngira ngo murayibuka amagambo yatangajwe na Muyango icyo gihe ni menshi, Muyango murayibuka. Ikibazo rero nibaza ni kimwe, ese koko ni Muyango wananiye umugabo? Nkongera nkibaza ni ese ntibyashoboka ko uyu mugore uri mu rukundo na Kimenyi Yves ndetse babyaranye abana babiri ndetse bakundanyeho kera, ese ntibyashoboka ko nubwo Kimenyi Yves yabanaga na Muyango nk'umugabo n'umugore, ariko se ntibyashoboka ko nubundi Kimenyi yaba atarigeze atandukana n'uyu mugore? Ese ko Muyango yaramenye amakuru yuko umugabo we afite abana babiri bakuru yabyaye hanze, ariko ayo makuru akaba atarayazi ndetse akaza kumenya yuko nyina w'abo bana agifitanye umubano udasanzwe n'umugabo we, nibyo ari mu byatumye Kimenyi Yves atandukana na Muyango? Nukuri ndagira ngo tuganire ubundi dushobora gusanga social media abafana ndetse n'abantu babeshya ngo bakunda ngo Muyango, dushobora gusanga twaratereranye Muyango. Mani Muyango aracyari muto byahatari ku myaka 27 ejo ndakeka ndamyibuka neza zuje imyaka 27 Muyango aracyari muto. Gusa amagambo arimo aratangazwa kuri social media yaba abafana yaba arimo aratangazwa n'uwitwa ngo Natasha Nana akaza akavuga ati ngiye mfite urukundo
rudasanzwe buriya nirwo yari yarabuze kwa Muyango. Ibyo bintu bishobora gutuma uwitwa Muyango agirana na depression man. Akanya rero ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu, gusa niba koko ufana Muyango, niba ukunda Muyango koko, ndagira ngo bimugaragariza muri ibi bihe, apana byo kumutererana muri ibi bihe bitari byiza, arimo ngo nawe uze kuba uri umwe muri ba bantu bari gutangaza amagambo agira ati yari mubi Muyango, ubu ngubu nibwo ngabonye umugore mwiza, Muyango yari yaramunaniye. Oya, ukuri kwa Muyango tuganire. Njye ndi Mideli w'Abanyarwanda. Diamolonge, iyi ni bare resto VIP ijyanye n'icyubahiro cyawe, ubu sirimo i Remera mu Giporoso. Muri Diamolonge uhamagarwa n'umwihariko w'isuku no gususurutsa, biherekejwe n'amafunguro afite icyanga n'icyo kunywa gihashya icyaka, amahitamo akaba yawe. Tambuka rero wishimane n'inshuti n'umuryango, imiryango ibifunguye iminsi yose. Diamolonge iyikimaranzara iti wisiganwa n'amasaha, amafunguro ya mu gitondo ahora ari tayari. Bife nayo ikaba iteguye guhera saa 5 kugera saa 9 z'umugoroba. Oze ngo buragorobye, ni muri paradizo nsansa, hahandi wicara utuje ibitekerezo bikisukiranye. Intyoza mu gukaraga umubyimba ndetse n'abavyiga namwe, karibuni ku mugoroba muri Night Club VIP ya Diamolonge. Tuhakubura ukweto, turuhura ubwonko, nibucya twanzike ku murimo. Abatararonkera muri uru rugo ruhire mwisiganuza, ahubwo nimuhagere mwishirira amazeze, bitihise muvunyishe babategurire, nibinarimba babazanira amafunguro aho mushaka. Diamolonge ni i Remera mu Giporoso, imbere ya gare, neza neza inyuma ya station Orix. Parikingi yaho nayo iragutse ku buryo yakira ibinyabiziga byinshi icyarimwe kandi mu mutekano usesuye. Telefone yo ni 079 61 24 77 cyangwa 0788 30 24 56.